Ibihe byiza nshuti bakunzi mudukurikiye, nizere ko mumeze neza rero ndetse n'abo bitameze neza mukomeze mwihangane, muri iyi si niko bigenda, buriya uyu munsi biba bimeze neza, ejo bimeze nabi, ni uko nguko mujye mubasha kwihangana, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku ituro ya saa cyenda za mu gitondo, ituro ya saa cyenda za mu gitondo, ese umugabo agomba kuyikora ute mu buryo bwiza bwo kuba atabangamira umugore wiwe? Akenshi rero tuzi neza ko izo saha abantu benshi baba basinziriye, ariko burya umugabo nyamugabo, umugabo udafite stress zindi, umugabo udafite uburwayi bundi, umugabo udafite amadeni, udafite iki ndetse wariye neza akanywa neza, iyo bigeze saa cyenda, saa kumi n'imwe ni amasaha yiwe yo kugira ngo ademare, yumve muri we afite ikintu ashaka. Icyo gihe rero bisaba kugira ngo agire ukuntu abyitwaramo. Abagabo rero bamwe na bamwe usanga bahita iyo babyiyumvishemo bahita batangira gukangura abagore babo, akenshi rero usanga ibyo bintu batabyumva kimwe cyangwa se batabyumvikana, kubera ko usanga umugore bimubangamiye, ugasanga murashwana bya hato na hato kandi bitakabaye biri ngombwa. Rero uyu munsi tugiye kubagira inama y'uburyo mugomba kubyitwaramo, niba ubikeneye muri iryo joro, menya ko umugore wawe ntabwo bimurimo, yibereye mu bitotsi, icyo gihe rero ukuntu uba ugomba kubigenza, uba ugomba kumwiba, reka tubyite ko ari ukumwiba, nta bundi buryo twakoreshamo bwakumvikanamo neza, kuvuga ngo uramucunga ukareba ko yasinziriye neza, kuko izo saha abantu benshi baba basinziriye, warangiza ukabyuka ukegura itako rye gake 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 bitewe n'ukuntu aryamyemo, warangiza ukayishyiramo, ntumwegere cyane, ntumusunikishe umubiri cyane, kuko hariho abagabo usanga bajya hejuru y'abagore babo bakabaryamaho bagatsindagira, noneho warangiza ukabikora ukajya ucumita, ugacumita ukajya ugenda gake gake nyine paka igihe ari buze kwikangurira yumva irimo. Icyo gihe rero iyo yikanguye asanga irimo, biramworohera cyane kuruta uko wamukangura ngo byuka ume. Ibyo bintu ndabibabujije nk'umuntu ufite ikintu abarusha kuri ibi bintu, ntimuzongere kubikorera abo mwashakanye. Kimwe yuko hari n'abagore bateye gutyo, ushobora kumva akumva arimo arabishaka, icyo gihe rero niba ubishatse uwo mwashakanye yasinziriye, urabyuka ukagenda ukasa nkaho ubyikoresha, ukamujya hejuru kandi ntumutsindagire, hanyuma noneho ukajya uyikoraho uyikoreshaho, ageraho agakangukira muri iyo mood ndetse no kubijyamo ntabwo bimugora. Ariko abagabo bakunda guhita burira kuza kuguhindukiza mu ijoro, ni ibintu biba bigoye cyane, ako kantu mukige kandi kazabafasha, kazanatuma mbese mwembi mwumvikana kandi mwumva nta mutima mubi buri wese afitiye mugenzi we, kuko buriya akenshi iyo umugore umukanguye ari mu bitotsi biramuvuna cyane ndetse akumva arabangamiwe, ari naho havira amakimbirane, rimwe na rimwe akaba yakubwira nabi, cyangwa se akaba yanakwima bitewe n'uko wabyitwayemo nabi. Mugerageze mwumve yuko abantu twese ntabwo tugira muri mood rimwe, ntabwo dutekereza bimwe, ushobora kubitekereza njye ntari kubitekereza, ushobora kubishaka njye ntabishaka, ushobora kuba uri maso njye nasinziriye, ibyo byose numara kubisobanukirwa uzabiha agaciro kandi bizatuma wubaha n'uwo mwashakanye, ku buryo uzajya ucunganwa n'uko asinziriye, cyangwa se mu gihe asinziriye uzajya ucunganwa no kubikora, ariko
utamubangamiye. Icyo gihe azumva yuko umuhaye agaciro, kandi ntabwo ibyo ngibyo bireba umugabo gusa ahubwo n'umugore muri rusange nawe biramureba. Mu gihe yumva umubiri we ugukeneye ajya abigira gutyo mu gihe usinziriye, kereka umuntu abaye ari maso, kandi ari maso mu by'ukuri ndabinginze ba bagabo bahita burira, wa mugabo wahita aza agahita yurira, biriya bintu ntabwo ari byiza. Ugomba kumenya aho ugomba gukora umugore wawe kugira ngo ajye muri mudu vuba, ugomba kumenya aho wayikoza kugira ngo ahite ajya muri mudu vuba, hanyuma noneho utangire kubikora ari uko wumva mbese ari muri mudu nziza. Mu gihe rero ubikoze atari muri mudu nziza, atabishaka, ni hahandi uzasanga ari kumagara, igitsina kirumagaye, wamunyaza amavangingo akabura, kubera yuko uba utamwitayeho nyine ngo umukemurire icyo kibazo. Mbese nyine ukora uko ushoboye nyine umufashe, urumva, umufashe nyine yishime, ndetse ibyo byishimo bimuzanire kuba yarangiza. Abantu benshi rero ntabwo bajya bakunda gutegura abagore babo, kubera yuko akamenyero kuko ari umugore wawe, akamenyero ko mumenyeranye, ariko hari ikintu uba uri kubaka mu muntu kitari cyiza. Iyo agize amahirwe yo kujya hanze akakibona, ahita atangira kumva ko yahombye, ndetse atari mu buzima bwiza nk'uko byagakwiye. Icyo gihe rero bikaba byatuma umuntu ashobora kuzikanga yasenye ariko atazi impamvu. Bajya bakubaza ni iyihe mpamvu yatumye umuntu agucika, ati nanjye ntabwo mbizi, ntacyo namwimye, ntacyo yabuze mu rugo rwanjye, ariko mu by'ukuri hari icyo yabuze, kandi kigaragarira amaso yiwe gusa, ariko wenda wowe akaba yaranabiguhishe, ukaba utazi ikintu mwapfuye. Rero mugerageze, niba mugiye kubana n'abagore banyu, mubategure. Niba ugiye kuwumva mu mubiri wawe byanze burundu kandi ari mu ijoro, ujya kumukangura ngo umubwire ngo hindukira, hoya, ahubwo ukora uko ushoboye, utangire kubikora ari muri ibyo bitotsi. Ibyo bitotsi nabikangukiramo asanga irimo, ntabwo azagusunika, ntabwo azakugira ate, ahubwo azagufasha, kuko azakanguka ajya muri mudu y'igikorwa agusanzemo. Rero umuntu uzubahiriza, cyangwa se umuntu uzakurikiza izi nama tubagiriye, ntashidikanya hari ibintu byinshi azabona byiza, kandi bizamufasha kugera ku ntsinzi yo kubaka urugo rwiwe neza cyane. Imana ibahe umugisha mwese mwankunda.